kwineho na M23 ni nayo ntandaro y'urupfu rwa Makanika. Makanika yari umwere, nta kindi kibazo yagiraga, kandi icyo Makanika aramariye abanyamurenge bahombye akakanya, banahombye kuva yapfa. Ntago Minembwe yigeze iba tageti ya Kongo, ya guverinoma ya Kongo. Yavugaga ati hari abaturage bacu banirinda bafite n'igisirikare cyabo kubera ko tutabashije kubaha umutekano ubarinda amabandi, kuko Kongo nk'igihugu nta kintu kigeze gikena ku banyamurenge. Abakongomani ntibazi korora inka, abakongomani ntibashaka guhinga, bikundira kubyina no kwikorera ubugari bakira kijya kuri mace. Hari ahantu abanyamurenge baba nta mukongomani n'uyu n'umwe ubaho wahifuza kuhaba. Bari barabarekeye igisirikare cyabo kikabarinda, leta ibizi kabo bantu bahari n'ubarinzi uwo ari we, niyo byabaga ngombwa babahaga inkunga. Uriya Makanika yanga gukora iryo kosa ryo kwivanga n'abarobere bari kurwanya guverinoma. Kagame aravuga ati ndabikwereka rero ko ari njyewe Kibamba. Abamuhaye drone ibiramwishe, abashyizeho Sematama yagiye no kurahira, yamaze gusinya ngo M23 natwirwaneho, we are one. Ririya ni ikosa yakoze kuryo no mu mateka nta mutwe watwirwaneho uzabarwa nk'indi mitwe yose yiterabwoba yateye Kongo. So bivuze rero hehe natwirwaneho, hehe n'umunyamurenge wese wagiranye corruption natwirwaneho azafatwa nk'umuteroriste mu gihugu cye. Ibyo ni bya byago tubabwira ngo mwirinde mbere mukanga kubyirinda, mugakomeza kugwa muri cya kinyoma cya Kagame. Abanyamurenge mwe mwakibonye iri joro musanzwe munabizi, ahubwo wenda facts bazabaye zikabereka. Ariko se abanyamasisi nabo, abanyamasisi bahagarariwe na ba Makenga n'uriya muhungu bishe wari umuvugizi wabo, n'abasigaye benshi bura igisirikare kinini na ba Musangana nabande n'abari abameya bose n'abagavana n'abanyamasisi. Ariko se iyo mubeshya ngo mwagiye ngo kuvugira ubwoko bwanyu ngo no kurwanira ngo bwisanzure n'uburenganzira bw'umunyamasisi cyangwa umunyamukongomani w'umututsi n'ibiki byose, ibyo mushaka mubivuge yesi. Ariko se mwabisambo mwe by'indambi, mwabicanye mwe ba Kagame, ni gute mumaze hafi umwaka wose mukontorora Goma, Bukavu, munafata na Uvira mubakayibaka mugafosinga mukayigeramo, mukawumaza umwaka mukontorora Rubaya yose, ndetse mushaka no gufata za Warikare na Gisangane, ariko mutarafata amasambu y'abaso mwabisambo mwe by'ibigori gusa, ko mutarafata Masisi ari nayiri hafi, ari irimo hagati, ari cyo gicumbi cyabazanye. Ntimurabohora ubutaka bw'abasekuru, mwabohoye ibirombe mwogapfa mutabayeho mwe. Yo, aba bantu babateye agahinda. None baravuga akagira ngo imba abanyarwanda mwarabishe mu mutwe k'abanyarwanda si ibigoryi, n'abahanga bari na smart, ariko mwabishe mu mutwe mubafatira ho n'ibyuma n'amasasu, mwamukeka ko ngo mwagize ngo mwabaye sawa, ngo mwamaze kwemeza abantu. Mugaragara nk'ibigoryi, inturi, ibisambo, abagambanyi bagambanira na base na banyina, mwagambaniye gakondo zanyu. Ni nayo mpamvu n'Imana itazabaho umugisha, bagiye kubarimbura bafata umwe kuwundi. Sheira, ibyo mvuga zari topic ebyiri zagakwiye kwemerera aba bantu no kugira abafana no kugira ubakunda. Topic zo kuvuga ati aba bantu bari guhagarika ko kubwicaye muri Murenge, ni naho bakambitse, naho igikoresho cya gisirikare cya danje kiri, ku buryo nta muntu uzongera kumenyera umunyamurenge. Ikindi, aba bene wacu b'abanyamasisi, Masisi barayizengurutse, bayihaye umutekano itigeze igira mu mateka, umutekano twimwe na Kongo abahungu bacu bahaye. Ibisambo byibere muri za Vewiti Goma no mu mabuye Rucuro na hariya za icyo kirombe navugaga Amerika nacyo yamaze gusinyira. Aho hantu hombi Minembwe yo yafashwe, Masisi iracyabamo intambara kuva day 1 na n'isaha iracyamo day 1. Igisubizo ni ngo M23 ni scam, nta reason nimwe bafite yo guha umuntu ware wese w'umukongomani cyangwa isi yo bari kurwanira irenza amabuye ya Rubaya. Thank you so much Sheira. Urakoze cyane kuri analyse nziza, dukore analyse y'intambara, ndumva ibintu by'intambara bizi. Reka mbabwira mwa bantu mwe cyakoze se n'amahirwe, ntago uziko nazi kuno, ntago nzi urusaku rw'amasasu asanzwe, apana kumva abantu barwana ngo ubone urusaku nyine rusanzwe, cyangwa kereka ko hakundi umuntu aba agenda kwitoza kurasa nabwo wambaye headphones.
so hari ibintu rero by'intambara byinshi mba ntumva ariko ni ukuri njye mfiringa abavandimwe bo muri Congo bahora mu ntambara badahora batajya batuza ukumva wenda ari nk'umunyarwanda mugenzi wanjye urubyiruko mugenzi wanjye uvuga ngo twebwe ngo dufite umutekano kuva twavuka ntabwo turabona abantu barasa mu ruhame nibyo koko ntabwo turabibona ariko impamvu tutabibona ni uko babanigira muri safe house impamvu tutabibona ni uko nta myigaragambyo iba ngo abantu barase ku manywa y'inkangu nyine bigaragara ngo amasasu avuge ariko abanyarwanda bagenzi bacu babica mu ma safe house ubundi bakajya Hello. Ndi kubishyiramo neza ariko birajyamo kujyamo byo. Urwego reka nze ndebe niba ndi bubashe kubona aho ndwegeka. Urwego rurajyamo. Ndazisigira uwo ku manywa. Sawa none ubwo ari ndibuze kumufatisha ute ku murongo se mwavuganye nta kibazo. Ni kuri nimero ya MTN ufite aho yandika se? Sawa. ubona mba naboneka nka kwihorera nkabona umuntu afite baro mu ntoki umva njyewe ninjye uzakina iyi match waraye